se noneho bimeze bitera ndabona wajya nta bantu bahari. Madamu, yewe madamu, ntabitana umva wanzane tuzi nka karaba ukabona kungaburira. nguvuze nguki naje kuba umukozi wawe nutajya kuyizanira ubyihorere. Ugize ngo ni wowe nishakiye cyangwa abantu bure banzanira idayimo? Yes we. Ubu ngubu ayo matwara ko kuyakuye aka kanya. ugize ngo kubizi ko ndi umugore wawe naje kuba umukozi wawe ryawe. Ubu se ko mbona utangiye kwifata gutya tukiri abageni, ubu koko tuzabyara ahungu n'akobwa koko tube urugo ruzima? Aha reka nyirebere. N'ubundi wagiraga ngo nyumve, n'ubundi ubimenyera ariko. Nganzane turyo nirire se nsubire ku mushike dore ko udateze no kumfasha. Ariko uyu mugabo afite ikibazo cy'amatwi, kuki utajya wumva? Uzabigira indirimbo kugira ngo uzajye uhora uyumva utazabyibaza. Ariko se ubundi wowe uri muganga w'amatwi ko nagusabye ibiryo nagusabye kumvura amatwi? Ariko ushobora kuba utasobanukiwe icyo nashatse kuvuga. Reka mbisubiremo. Sindi nyoko, sindi na mushiki wawe, ku buryo wazasaba ibiri. Kandi utongera kunshura umwuka, dore ndanisonzera n'ikintu ndashyira mu nda. Urarinda wicwa n'inzara se ubundi wabuze iki hano? Yewe reka nigendere n'ubundi nahungiye ubwayi mu kigunda. ugize ngo Ese sheri uragenda n'ikintu nsigiye cyo guteka, ubu se ndayicwa n'inzara. Umva madamu, nanjye ndagira nkumenyeshe ko ntari musaza wawe cyangwa isongo ndakumenyera ibyo kurya disi we. Wera kimeze bite ko mbona byagucanze cyangwa wananiwe inshingano z'urugo? Umva mukarage, muntu utarashaka nushaka uzabireke, niba kandi ubiteganya ubanze urebe umuntu mugiye kubana katari isadunda. ugize ngo Arewe ubwo rero maze kwibikaho umwana wa mabukwe none uri kuduseka ngo natwe dupfe gihungu. Umva nkubwire, kubana n'umugore nk'uriya ni nko kwibana n'ikibombe mu nzu isaha n'isaha cyaguturikana. Sharaka umugore washa yari mwiza pe, twese twaramukundaga, waranamudupapuye, none uri kuvuga ngo ni nko kubana na bombe mu nzu. Sha umva nkubwire, niba waramukunze uzatwara ishyano, singiye kuzarya imigeri nka moto. Reka ubwo se ubu nagufasha ikira ko numva bitoroshye. ako uyu mugabo Umfasha ubwo se wamfasha iki koko? Ko nakubwiye ko uriya mugore ari bombe, ubwo we wamfasha iki? Umva Sharaka we tuza, reka nkweke njye ndaje ndabijyamo kandi birakemuka, ahubwo reka ngende. Ariko umuntu uri gukomanga urugi marashaka ko urunuraho afasha kunyishyurira ikode. Ese ni mwebwe? Ni njyewe nyine umva nagiraga ngo mbabwire ko itariki nabahaye yarenze, mumenye ko nashinzwe kububakira, muzane amafaranga vuba vuba. Ko ntabwo ndi nyir'urugo ku buryo bazi kwambaza amafaranga y'ikode. Naje kubaka, sinaje kwishyura ikode mba. Umva mada, nkurikije agasuzuguro ufite ntabwo wakomeza kumbera mu nzu n'aka gasuzuguro, reka nigendere ndaza kuvugana n'umugabo wawe, ariko bidatinze ubimenye ndabirukana. ako uyu mugabo N'ubundi hoshi igenda mvira mu nzu simvira mu Rwanda, n'ahandi barubaka, ubundi saka karuri wajyanise. Murangizwa bikira ndabirukana mwumva mutabona, reka nigendere. mbega umugore wabona isura ntiyakeka ko umutima ari umukara, ariko ndamwirukanaho bukera pe.
kubera ko uriya mugore twamurwaniraga uretse ariko ndaje ngende murya agapepa ku buryo n'undi munsi utazongera gutinyuka kubangamira wa mugore mw'icyuki ungana kuriya pe. Uziko kera kiri inkumi namurebaga nanjye ubwanjye nkumva ndashize. Yesu we. ariko ababanura injiri. Meze bite se shaka mbona utameze neza? Kandi sha mbere nawe ntabwo umeze neza n'umukunzi wawe. Cyangwa sha urugo umugabo yagutonganya. Mbwira. Ziwayeresha utabusya bwita ubumera ngo iyo menya ari ijambo. Nese shaka kuri kuvugira mu migani nka Yesu ntabwo ugikubita serenge, Aka kanya urakuze. Suru ya mushuti wawe. Iyo menya nimbane nawe. Sheri nako uribuka ukuntu nazaga kugutera tukabyanga none utangiye kwicuza. Urabona irangirwa mugabo irangicisha inzara akagira ngo aze kubaza amazi n'ibiryo gusa agira ngo ndi nyina cyangwa se ugize ngo ndimo ndumva disi wararenganye ariko iyo uza kunkunda ntabwo uba waricujije. Niyo mpamvu nanjye uyu munsi nakuze naga surprise. ariko uyu mugabo yego sheri nako mukarage ni wowe mugabo abandi ntago ari abagabo. Ariko nubwo wanyanze ngenda cyagukunda akira ahubwo tujye mu nzu. urasirakira reka ngende musange muhe gasopo. ugize ngo iki nzanwa hano no kukwishyuza amezi 3 yose ndetse n'agasuzuguro k'umugore wawe kandi bitari ibyo ndahita mbirukana. Ngo agasuzuguro k'umugore none ndagahita nakara gashinzi wi. gisha inama nk'inshuti yanjye kumbe ni wowe ndaruriye umugore wishe. Tuze nawe nabirenze. Sirira amenyo n'ubundi nakwibeshye wanshinze. Yakira wirenganye n'umugore wawe n'umundi ntiyagukundaga. Yego rata mukarage mbonereho no kukubwira ko muri iyi minsi ngiye kwa kadivoruse. ugize ngo Kadivoruse ni imana. Ubwo rero waje wikoresha none urashaka gutaha upakikana.